Urukundo ni kimwe mu bintu bigize umuntu, rufata uwo ari we wese rutitaye ku cyo ari cyo. Iyi filime yitwa Giramata, aho uyu mukobwa witwa Giramata yakundanye n'umuhungu witwa Jacques. Jacques yakunze uyu mukobwa Giramata atazi ko afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutagenda. Nyina w'uyu muhungu Jacques witwa Fifi, we yari afite umukobwa yashakaga kumushyingira witwa Claire. Jacques yakunze Giramata bikomeye, Giramata nawe kandi yakunze Jacques bikomeye. Ariko ntabwo byaje gukunda, byaje kuba intambara ikomeye hagati ya Jacques na nyina, kuko nyina yari afite umukobwa ashaka kumushyingira witwa Claire. Ariko Jacques ntabwo yigeze amworohera nawe, kuko yagumye gukomera kuri Giramata kuko amukunda cyane. Giramata nawe aterwa ikibazo nuko afite ubumuga, akibaza niba uyu muhungu umunsi yamenye ko afite ubumuga bizagenda bite. Giramata ahorana ikibazo cyo kwibaza niba umunsi Jacques yamenye ko afite ubumuga uko bizamumerera. Ni ikibazo kinahangayikishije nyina, ariko bafite umugambi wo kubigira ibanga kugira ngo Jacques azabyibonere. Nyina wa Claire abitsa amabanga ya Fifi ari we nyina wa Jacques. Jacques ntabwo azi neza ko Fifi atari we nyina. Ese umunsi yamaze kumenya ko Fifi atari nyina bizagenda bite? Zamuda, nyina wa Claire, arakoresha iturufu ry'uko azi neza ko Fifi ari buze amabanga ye gusa. Arabikoresha kugira ngo ahyotse igitutu Fifi ategeka umuhungu we kurongora Claire. Azi neza yuko azi byose kuri Fifi, ko ari we wishe nyina wa Jacques, ariko ntabwo bashaka ko Jacques abimenya. Ese umunsi yabimenye bizagenda bite? Ni intambara ikomeye muri iyi miryango, ni intambara ikomeye muri uru rukundo rw'aba bana. Ese Giramata na Jacques bazabana koko? Ni ibintu ushobora kwibaza. Twasaba buri muntu wese gukurikira iyi filime kugira ngo amenye ese bizarangira bite. Mwiriwe. Nzitera. Mama. Wirubute? Niyo neza ariko hano hanze hari izuba, hari ivumbi. Reka mama burya ngo klima burya ntabwo yica style. Byani bangana abayikokinze. Ibyo ngibyo ari iby'abato nkamwe. Urabizi Jean? Nahoze ntekereza cyane, bituma ngera kure ntekereza n'ibyo so yasize avuze. Ni ukuri buriya so atari yapfa, yabanaga n'abantu bose, yabanaga n'abakuru, yabanaga n'abato, bose barabanaga. Ariko ikintu cya mbere yashyiraga imbere, yaharaniraga icyubahiro cy'uyu muryango. None harambwira agiye gupfa ati nubwo njyewe mpfuye mwe mugasigara, muzaharanira icyubahiro cy'uyu muryango. Ubwo rero nahoze ntekereza hande ukuntu umaze kuba umusore, ndavuga ngomba kubikubwira. Ni ukuri ndagira ngo uzaharanira icyubahiro cy'umuryango dufatanyije. Ni ukuri byaba ngombwa ugakoresha n'imbaraga. Mama nanjye burya nk'umuhungu ufite amakuru. Mama burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo imfura ingana na se. Nibyo. Nanjye umbese ndifuza gutekeranya mu cya data. Ni ukuri. Kandi mama nguseze ikintu kimwe, ibyo uzashaka byose nzabikora kandi neza. Uzabikora? Mama nzabikora pe. Erega buriya n'ahantu ari, ni ukuri buriya arishimye, harakwishimiye. Mama nukuri nzabikora. Ahubwo mama nukuri ngewe nashaka gusura nyokuru, ndamukumbuye. Ego wamutekereje ute? Mama burya nkunda ibiryo by'abakecuru. Ibishyimbo, ibijumba, ikiri nyuma yajya akanekera ibishyimbo banza muri ndagara gashyiramo amesa nkarya n'umucyo nkumva biraryoshye kurusha ibyo murugo. Ubu ni ibishyimbo, ni ibijumba, n'amateke, n'ibyo. Ntacyo ariko ndajyayo. Oya nta kibazo, ntacyo. Uraza kugenda ryari?
urebe nyine ndashonje njye kubanza nijye ubundi noge kuko hano hanze akavumbi kameze nabi ubundi mpindura imyenda kandi nabona ko wambaye neza ariko iyo maze imyenda nk'amasaha ngahe mba numva igikundya sawa sawa nta kibazo reka mpindure rero imyenda n'ugenda witeguye ugomba kurongora Claire kugira ngo nyina atazamenya ibanga ryanjye abitse. bitashaka do ni byiza umukecuru wa hano wigeze umubona ari hariya hirya ruriya rugo rwo hirya mwiriwe mwiriwe narinje kureba nyogokuru witwa Kamariza utuye hirya hariya bambwiye ko ari hano none se hari uwo mugeze mubona Kamariza yahoze hano sinzanajyanye na mama noneho naza rero mubwire ko hari abamusuye bakamubura